Ijambo ry'umunsi, kubona ubwiza bw'Imana, amahitamo dukora. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, soma Imigani igice cya 19 uhereye ku murongo wa 21. Iyo nekereje uburyo Imana ari nziza mu buzima bwacu, mpita numva nibutse inshuti yanjye George. Uyu umunsi umwe yatubwiye inkuru yo mu bwana bwe, yatwumvishije neza mu buryo bwimbitse uburyo dukeneye Imana mu buzima bwacu ndetse no mu bintu byose dupanga. Umunsi umwe mu myaka yatambutse, abahungu babiri baje basanga George, baba inshuti ze cyane. Aba bamusabye yuko bakorana muri business bari barimo bategura. Amafaranga yo gutangira ino business yagombaga kuba $300 yonyine. Ahangaha bivuze yuko muri ahangaha batatu buri umwe yagombaga gutanga $100 ngo bahite babanyamuryango bangana nta numwe uruta undi. George yarabyumvise maze muri ako kanya ahita bahakanira, ababwira yuko rwose bitakunda na gato, ko umutima rwose ntawe afite. Ajya kuvuga ibi ngibi ntabwo mu by'ukuri yari yabitekerejeho neza ndetse nta n'umwanya yari yafasheho kubisengera. Yasubije akurikije uko yumvaga ibintu ndetse n'amahirwe na make yigeze abiha. Amateka y'Amerika mu bucuruzi yerekanye uburyo George yahubutse cyane mu gufata uyu mwanzuro. Urabona abana bavandimwe ba Health, bamwe bazwi nka Health Brothers, babaye ikimenya bose kubera kampani yabo itiza amamodoka ndetse bakaba baranakize cyane. Ku $100 yonyine George yari kumwe muri aba, umwe muri ba nyiri imigabane bakomeye cyane. Yabuze amahirwe akomeye mu buzima, kwanga gusa kugisha inama Imana ndetse no kumva ko yakwifatira imyanzuro byamugejeje ku bintu nawe atatekerezaga. Ese uratekereza yuko iyo George aza gusenga ubundi akabaza Imana ibyo yakoze bisa n'ibyo yari gukora? Oya, ibyo yakoze bitandukanye cyane n'ibyo yari gukora. Wowe wigarutseho cyangwa se witekerejeho ni inshuro zingahe mu buzima bwawe wahombye Imana kubera yuko gusa utifuje yuko iza mu buzima bwawe? Imana yifuriza buri muntu wese ibyiza hano ku isi, gusa ariko mu gihe tutibutse kuyibwira ndetse no kwitumira mu migambi yacu, Imana iduha rugari cyane tukisanzura tugakora ibyo dushaka. Imana ibyo wifuza byose, imigisha yayo ishobora kuba iri hafi cyane. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Ijambo ry'umunsi, izakwereka ugushaka kwayo igice cya 2. Gusobanukirwa neza ibi, soma mu Migani igice cya 3 uhereye ku murongo wa 5 kugeza ku wa 6. Mu buryo bubabaje, buri gihe twibeshya yuko ibyo dushaka gukora ari nabyo Imana yifuza yuko dukora. Nyamara buri gihe iyo twumva yuko twumvise ibintu bivuye ku Mana, ni ingenzi cyane ko tuba tunagomba kwita kuri ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere tugomba kwitaho cyane mu gihe dukeka ko twavugishijwe n'Imana ni: ese ibi ngibi bihuye neza no gushaka kw'Imana dusanga mu ijambo ryayo? Imana ntabwo izigera ikubwira gukora ibintu bitandukanye n'ukuri kwayo kuri mu ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo ntabwo rijya rihinduka. Niba wumva uhamagariwe gukora ikintu uzi ko kizagutandukanya n'ibiri mu ijambo, bimenye neza yuko atari Imana iri kukuvugisha, kuko ibi ngibi ntabwo rwose bishoboka. Icya kabiri, ese wasabana ubushobozi Imana bwo kukubuza gukora icyo kintu? Niba wumva utabasha gusaba Imana kukubuza gukora cya kintu washakaga gukora, ariko kandi uri no kugishidikanyaho, ni ikindi kimenyetso ko ibi ngibi bitari kuva ku ijambo ryayo. Ntabwo tugomba kugira ubwoba bwo guhamagara Imana mu bihe nk'ibi ngibi byo gushidikanya, kubera yuko Imana niyo yonyine izadufasha kandi neza. Icya gatatu, ese ibi bintu ubundi biri mu bwenge? Imana nta na rimwe igituma twe nk'abana bayo dukora ibintu by'ubucucu. Mu gihe cyose ubona muri ibi bintu rero harimo ibidasobanutse, menya yuko atari biri kuva ku Mana. Icya kane, ese ibintu bijyanye n'ishusho y'umukristo ndiwe kuri uyu munsi? Turi abana b'Imana bahora bagarurwa n'urukundo rwa Kristo. Niba yumvamo yuko ikintu ugiye gukora gihabanye n'ishusho ya Kristo ndetse n'ishusho y'umukristo uriwe none, bimenye yuko atari umugambi w'Imana kandi ko atari Imana igamije. Imana ntabwo yadusize twenyine muri aya makuba ya hano ku isi, ahubwo binyuze mu Mwuka Wera wayo utuma tubasha kumva ndetse tukanamenya ugushaka kwayo. Mbere kwihutira ibintu rero, banza umenye neza ko ari ubutumwa buvuye ku Mana. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI.